Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Iki ni igitabo cya gatanu cyanditswe n'umugabo witwa Mose. Hari abantu benshi tutajya dusobanukirwa iki gitabo cyangwa se bitewe n'uburyo kireshya bikadutera ubunebwe kugisoma, bityo n'ubutumwa burimo ntitubashe kubutahura. Tubahaye ikaze rero muri iyi video aho tugiye kurebera hamwe incamake z'iki gitabo cyiswe gutegeka kwa kabiri. Mbere y'uko dutangira incamake z'iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ese wowe ntiwakibaza kubera iki gitabo cyitwa gutegeka kwa kabiri? Ese gutegeka kwa mbere kwari ukuhe ku buryo wenda ubu twavuga ngo iki ni ugutegeka kwa kabiri? Well, nshimiye ko ubajije iki kibazo. Ni ikibazo cyiza cyane. Twibukiranye ko iki gitabo cyanditswe n'umugabo witwa Mose. Uyu mugabo witwa Mose akaba ari umugabo wakuye Abisiraheli mu maboko ya Farawo cyangwa se muri Egiputa, aho bari mu buretwa, bari bamazeyo imyaka irenga 400. Hanyuma uyu Mose niwe wabafashije kwambuka inyanja kugera aho baje kugera ku musozi wa Sinayi, aho Imana yabahaye amategeko 10 bakwiye kwitondera, bityo kugira ngo bagendane nayo mu buryo bwiza. Ari naho Imana yaje kwemera ko bayubakira ihema kugira ngo ibane n'abantu bayo nk'uko yari yarabyifuje guhera mu itangiriro, aho yabanaga na Adamu na Eva bagenda basabana umunsi ku munsi. Nyuma y'uko Adamu na Eva bacumuye bakarya ku giti Imana yababujije, ubwo busabane bw'ibana n'abantu tubona buzamo agatotsi. Byongera kubonerwa igisubizo aha ku musozi wa Sinayi, aho Imana yabwiye Mose uburyo ayubakira ihema, bityo Imana ikabasha gutura mu bantu bayo. Kuva ku musozi Sinayi, Imana ibana nabo kugira ngo bazagere mu gihugu cy'isezerano. Tugenda tubona bagenda bahuriramo n'ibizazane byinshi, kugera aho urugendo rwari kubafata ibyumweru 2 byarangiye rubafashe imyaka 40, bitewe no kwinangira kw'Abisiraheli ndetse no kutizera gukomeye bagiye bagaragaza. Kugeza aho na Mose nawe ubwe wayoboraga Abisiraheli yaje kugaragaza kutumvira Imana, ubwo Imana yari imubwiye ngo akubite ku rutare Abisiraheli babashe kubona amazi yo kunywa. Byarangiye Mose nawe ubwe ahacumuriye, Imana imubwira ko kubw'izo mpamvu atazashobora nawe kugera mu gihugu cy'isezerano. Urumva rero Mose nk'umuntu wari utagikwiriye kugeza Abisiraheli muri Kanani, yari akwiye kubahereza impuguro. Izo mpuguro nizo tubona muri iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. None kubera iki gitabo cyitwa gutegeka kwa kabiri? Gutegeka kwa mbere kwari ukuhe? Gutegeka kwa mbere kwabereye ku musozi Sinayi, aho Imana yabahaye amategeko 10, ikabaha n'ibyo bakwiye kugenderaho bubaka ihema, ikababwira n'iby'ubutambyi byose. Ariko Abisiraheli bagiye babyica kugeraho Imana yabwiye Abisiraheli ko kubera kwinangira kw'imitima yabo nta n'umwe muri bo uzagera hehe i Kanani. Urumva rero mu bari bagiye kwambuka, abenshi bari barashiriye hehe mu butayu. Urumva ko generation yari isigaye cyangwa se ikiragano cyari gisigaye bari abana baba bandi Imana yategetse ya mategeko 10. Urumva ko abenshi rero ntabwo ayo mategeko bari bayazi neza. Niyo mpamvu Mose yafashe umwanya wo kongera kubategeka bwa kabiri. Bibuke ko bwa mbere Imana yarategetse ababyeyi babo, ibahereza amategeko 10 n'ibyo bakwiye kwitondera. Ariko ababyeyi kubera kutumvira bashirira hehe mu butayu. Ubwo icyari gisigaye nuko Imana noneho itegeka b'abana babo kugira ngo nabo batazagwa mu mutego nk'ababyeyi babo. Nizere ko usobanukiwe impamvu iki gitabo cyiswe gutegeka kwa kabiri. Wumvishe gutegeka kwa mbere uko kwariko, nuko gutegeka kwa kabiri impamvu kwari gukenewe. Nk'izindi magambo rero, kugira iki gitabo kikorohere kugisoma, ngiye kukwereka ibice 3 by'ingenzi bigize iki gitabo cyitwa gutegeka kwa kabiri. Iki gitabo kigabanyijemo ibice 3 by'ingenzi. Igice cya mbere ni ukuva ku gice cya mbere kugera ku gice cya 11. Igice cya mbere kugera ku gice cya 11.
Igice cya kabiri ni ukuva ku gice cya 12 kugera ku gice cya 26. Igice cya gatatu ni ukuva ku gice cya 27 kugera ku gice cya 34. Urebye ibi nibyo bice bitatu bigize iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Hanyuma ibi bice ni ibiki by'ingenzi Mose agenda ahuguramo ya generation cyangwa se ba bana basigaye nyuma y'uko ababyeyi babo bari bamaze gushirira hehe mu butayu bitewe no kutizera kwabo. Reka noneho tugende tureba kuri buri gice ibintu Mose yagiye yibandaho. Kuri iki gice cya mbere, kuva ku gice cya mbere kugera ku gice cya 11, tubona Mose abibutsa amateka ndetse n'amategeko y'Imana. Iki gice cya mbere tubona Mose yibutsa Abisiraheli amateka y'Imana n'ababyeyi babo. Wibuke ko abangaba ntago ari bo babandi Imana yari yarahaye amategeko ku musozi Sinayi, kuko kubera kutizera kwabo mu myaka 40 bamaze mu butayu, abenshi bari barashiriyeyo bitewe n'umutima unangiye wabo. Ni ukuvuga ngo rero Mose mbere y'uko nawe apfa, kuko nawe ntiyari agikwiriye kugera mu gihugu cy'isezerano, yabanje kubibutsa amateka y'ababyeyi babo n'uburyo bagiye batumvira Imana kugira ngo babikuremo isomo, bityo nabo batazamera nk'ababyeyi babo. Ikindi, Mose yabibukije amategeko Imana yahaye ababyeyi babo. Aho ngaho niho tubona ari kubasubiramo ntukibe, ntukice, usenge Imana imwe, biki n'iki byose niho tubona Mose abivugira. Ndetse aha ngaha ku Bayisiraheli na bugingo n'ubu bagira isengesho bita the Shama. Ni nk'isengesho twakita ni nko kwatura ukwemera, declaration of faith. Ni isengesho tubona muri iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, igice cya 6 ku murongo wa 4, aho tuhabona amagambo agira: umva wa bwoko bwa Isiraheli we, Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine. Ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Urumva ko rero Mose nk'umuntu wari ubizi neza ko igihugu cya Kanani bagiye kujyamo gisanzwe gituwe n'abandi bantu, ndetse kandi abo bantu kuko badafite Imana ya Isiraheli basanzwe bafite izindi mana. Niyo mpamvu Mose yagombaga kubibutsa yuko Uwiteka ari we Mana wenyine, ari we Mana yonyine bakwiye kuzirikana mu mitwe yabo, ndetse bakayikundisha umutima wabo wose. Urumva ko cyari ikintu cy'ingenzi kugira ngo hato n'abo bana cyangwa se iyo generation cyangwa se icyo kiragano kitazamera nk'ababyeyi babo bari barashiriye mu butayu. Hanyuma muri iki gice cya kabiri, guhera ku gice cya 12 kugera ku gice cya 26, tubona Mose noneho abasobanurira neza amategeko ndetse n'imihango. Tubona noneho Mose abasubiramo amategeko n'imihango. Urumva yagomba kubasobanurira ayo mategeko neza mu mwuzuro nk'uko n'ababyeyi babo Imana yari yabasobanuriye ku musozi Sinayi. Mose ubwo yagomba kubisubiramo, akabasubiramo iby'ibitambo, akabasubiramo iby'Abalewi, akabasubiramo donc ikintu cyose akantu ku kandi. Niyo mpamvu nyine iki gitabo cyitwa gutegeka kwa kabiri, ni ukongera gutegeka abantu, kuko abambere Imana yari yategetse abenshi bari bashiriye mu butayu, hasigaye abana babo, kuko Imana yari yarababwiye ko kubera kutumvira kwabo nta n'umwe uzagera mu gihugu cy'isezerano. Ubundi abana babo nibo bari barasigaye. Mose rero yari afite izo nshingano z'uko akwiye kongera kubategeka nk'uko Imana yari yarategetse ababyeyi babo. Hanyuma tukagira igice cya 3. Aha noneho tubona Mose ashyira imbere y'Abisiraheli ikintu cyitwa abashyira ikintu cyitwa amahitamo. Guhera ku gice cya 27 kugera ku gice cya 34, tubona Mose ashyira imbere Abisiraheli amahitamo.
iki kintu cyari kiri tricky cyangwa se cyari gicanganye, kuko aya mahitamo Mose yabanje kumera nk'ubereka ko ayo mahitamo bashyizwe imbere ari nk'amahitamo Adamu na Eva bashyizwe imbere, bikarangira Adamu na Eva bahisemo amahitamo mabi. Aya mahitamo rero nawe Mose yarabashyize imbere ikintu kivuga ngo nimwumvira Uwiteka mugakora ibyo Imana ibategeka byose, muzahirwa, muzagira imigisha, amoko yanyu azagwira, muzahirwa ku kigero kidasanzwe. Ariko nimugoma mukanga kumvira, muzahura n'imivumo. Nk'aho ibyo bidahagije, hari ibanga Mose abibira, akavuga ati nimutumvira bizarangira nubwo mwari mugeze mu gihugu cy'isezerano cya Kanani, bizarangira mutwaweho nk'abanyagano, mutwarwe mu kindi gihugu nanone. Urumva ko ni nk'aho Mose yari abahanuriye ibizababaho. Ni nk'uko Imana yahaye Adamu na Eva amahitamo, iravuga ati nimurya kuri iki giti no gupfa muzapfa. Imana ibabwira n'ingaruka zabyo. Ni nako Mose yabahaye amahitamo, aravuga ati nimwumvira dore imigisha, dore ibizabaho, dore ibiki byose. Ariko nimutumvira muzahura n'ibivumo, kugera naho mushobora no kuzajyanwa mu bunyage, cyangwa se abanzi banyu bakabatwara nk'iminyago. Ariko urumva ko Mose yari abizi ko cya kibazo cyatumye Adamu na Eva bacumura, wa mutima nyine wo kwinangira, wa mutima ukomeye nk'ibuye, icyo kibazo n'ubundi n'Abisiraheli bari bakigifite. Ubwo nibwo buryo rero Mose yasoje abashyira amahitamo imbere. Nimuhitemo kumvira Imana muhirwe, cyangwa se nimutayumvira ibibi bizabagereho, harimo no gutwarwaho nk'abanyagano. Mose yasoje abahanurira ko nubwo bibagoye gukora ayo mahitamo ndetse bizanabagora, kubera ikibazo cy'umutima winangira bafite, umutima ukomeye nk'ibuye udashobora kumvira Imana, yasoje Mose abahereza ibyiringiro, abahereza ikintu cyitwa nk'ubuhanuzi. Arababwira ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana izabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, ibashyiremo umutima woroshye nk'inyama ubasha kuyumvira. Ibyo byose byari mu buhanuzi bari bategereje kuri Mesiya uzaza agakemura ikibazo Adamu na Eva bari barateje. Ibyo nibyo rero tubona Mose agenda asubiramo muri iki gitabo cyo Gutegeka kwa Kabiri, yongera ku kwihanangiriza generation cyangwa se ikiragano cyari kigiye kwinjira muri Kanani, nyuma y'uko ababyeyi babo bari barategetswe bwa mbere ku musozi Sinayi. Kubera kutinangira kwabo, urugendo bari gukora ibyumweru 2 bambuka, byarangiye bamaze imyaka 40 mu ruzerero, ari nako ababyeyi babo hafi ya bose bari barashiriye mu butayu. Ariko nanone hari umuntu ushobora guhita agira ikibazo. Iki gitabo iyo kiri kurangira, tubona batubwira ngo Mose arapfa. Urumva Imana yamubwiye ko bitewe no kutumvira yagaragaje, nawe atazagera mu gihugu cy'isezerano cya Kanani. None tukibaza, ni gute Mose yanditse urupfu rwe? Mose yanditse urupfu rwe gute kandi nyine ariho nyine ari kutubwira uburyo yapfuye? None ni gute Mose ari kwandika urupfu rwe? Wenda ibi tuzabigiraho inyigisho yihariye tusubize ibyo bibazo, ariko kubw'amatsiko yawe reka tureke kugusiga gutyo. Twibuke ko uyu munsi uri kwibaza ngo ngo ni gute yandika urupfu rwe. Ese uribuka ko ari we Mose wanditse kuremwa kw'isi? None se ubwo yanditse kuremwa kw'isi gute kandi yari ataravuka? Icyo ngicyo ubashije kugisobanukirwa, wanasobanukirwa uburyo cyari kwandika uburyo apfa kandi yari yamaze gupfa. Ni ukuvuga ngo habagaho ikintu cyitwa ihishuriro, revelation, ku buryo ashobora guhishurirwa ibyabaye mbere ye, cyangwa se akaba yanahishurirwa n'ibyabaye nyuma yiwe. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, nyuma ya Mose hakurikiyeho Yosuwa. Hari ikindi gitekerezo kivuga ko Mose ashobora kuba hari aho yagarukirije,
hanyuma Yosuwa akaba ari we usoza igitabo, ndetse Yosuwa akanakomerezaho yandika ikindi gitabo cya Yosuwa. Urumva ko izo ni ingingo zose zishoboka zikuraho icyo kibazo wakibaza ngo none ngo kuki tubona iri herezo y'iki. Argument yose wakoresha yerekana ko nta kibazo kiri mu buryo iki gitabo cyarangiye. Ahubwo ikintu twakibaza, ese uru rugendo noneho Abisirayeli bagiye gukora, urumva Mose amaze kubaha briefing, amaze kubaha amabwiriza, amaze kubihanangiriza, yongeye kubategeka bwa kabiri nk'uko bwa mbere yategetse ababyeyi babo, ariko kubera kutumvira bashirira mu butayu. None uku kubategeka bwa kabiri ategetse aba bantu mbere y'uko bafata urugendo rwo kwambuka bajya i Kanani, kandi bafite n'uyu mutima winangira, uyu mutima w'ibuye bagifite, ese ubwo bizagenda bite? Ese bazagerayo amahoro? Ese aya masezerano bafite y'uko muri b'Imana izahagurutsa umuntu uzazana gutabarwa kose, uwo bamwitaga Mesiya cyangwa se umucunguzi, ese byo bigenda gute? Ibyo ni byo dukomezanya mu gitabo cya Yosuwa gikurikira iki gitabo, kugira tugende tureba uko byaje kugenda. Izo zari incamake z'igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, kikaba n'igitabo cya nyuma mu bitabo 5 byanditswe na Mose, ibikunze kwitwa Tora, ibitabo 5 byanditswe na Mose: Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara, Gutegeka kwa kabiri. Ni ibitabo 5 byanditswe na Mose. Ku bantu twabanye muri uru rugendo rwose turabashimiye. Ubu igisigaye ni ukwibaza, ese uru rugendo rwo kwambuka bajya mu gihugu cy'isezerano byaje kugenda gute? Aho niho dutega amatwi umugabo witwa Yosuwa akatubwira uko byarangiye. Tubonane mu yindi video.